ijambo ry'Imana ridufashe kugana Imana aho kudufasha kujya mu madini gusa. Iyi si ntabwo yiremye, nanjye ubwanjye siniremye. Iyaremye isi, iyandemye ifite gahunda. Tugaruke muri gahunda y'Imana. Kristo Yesu akozwe iteka ryose. Nuko ndabasuhuje. Padi, hano mumeze neza? Amakuru ni meza hano mu rugo rw'Imana kuri Foyer de Charité ya Remera Ruhondo, aho maze imyaka 2 irengaho ukwezi n'utundi tunsi dukeya. Nkaba ndi mu butumwa nyine bwa Foyer de Charité, cyane cyane bushingiye ku gufasha abantu baje mu myiherero, imyiherero nyobokamana, dore ko ari indi myiherero y'akazi nayibaho. Imyiherero nyobokamana ikorerwa ahangaha nkigisha cyangwa se gatacu. Reka icyo ngiye guheraho cyo ntago ari icy'ukwemera, ahubwo ni ikibazo cyugarije Kiliziya Gatolika muri no minsi, ikibazo cy'ubutinganyi. Ndetse banavuga ko bamwe bavuga ko ndetse natwe ubwacu muri Kiliziya Gatolika natwe ubwo butinganyi burimo, ndetse n'ubushize hari n'inyandiko ya Papa nayo yateje urujijo kuri icyo kibazo. Twari tugize ngo udusobanurire ku uburyo mu gifata icyo kibazo. Ubwo yenda ningira n'ibindi bantumye ndakubaza ndabikubaza nyuma y'uko umaze kudusobanurira. Mbere yo gusobanura icyo kibazo mbajije, reka mbanze mvuge ko utabaho usubiza ibibazo byabo bene data ngo bukibayeho. Kubera ko umuntu ashobora kuba nta gahunda afite, agakwibagiza ko nawe wari ufite gahunda, mukaja kubyina muzunga nta cyerekezo. Mu by'ukuri ntago ari byiza ko umukristo abaho ari gushakisha ibisubizo zahaba zamubaza, kuko urugendo rwa Kristo n'urugendo ruva ku isi rugana mu ijuru, n'urugendo rukorwa na Roho Mutagatifu, urugendo rugana Imana. Bityo rero niba umuntu nta gahunda afite akaza kugutitera igihe ngo mukomeze mujye impaka, birangira bimaze nka ya nzoka yihereranye Eva itangiye kubaza ibibazo ngo harya ngo birabujijwe ko nimuzarya kuri ku biti biri muri ubusitani bwose. Hanyuma agatangira kuyisubiza, mwayisubiza igatangira kuvuga ko Imana ariyo nyine kinyoma, kugira n'ishyari, bikarangira yumviye inzoka kurya kumvira yamuremye. Ntabwo rero nakugira inama yo guta igihe cyinshi mu mpaka kandi umuntu adafite gahunda yo kwemera. Umuntu afite gahunda yo kwemera ntabwo mutigiye muganira muri izo mpaka, kuko n'ubundi ni ukurangara no kurangazanya. Ubundi kiretse umuntu akubajije ashaka kwemera, naho ubundi byarangira ukundi. Tugarutse rero ku kibazo cy'ubutinganyi, ubutinganyi ntabwo ari ikibazo kije ubu ngubu, na kera cyariho. Ubu se ntitubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, hariya barya bavuga ko ari abamarayika 3 bagiye kwa Loti. Abaturage b'i Sodoma bakaza bagatera amahane ngo muduha abo bagabo ngo tubasambanye. Ngo muduha abagabo tubasambanye. Ati rwose reka mbaha abakobwa banjye, oya turashaka abo bagabo. Urubije icyo gihe cyariho. Sodoma rero nijyo bita ngo sodomi, ibintu byo gukoresha igitsina mu buryo kitaremewe. Ntago ari ibintu by'uyu munsi, ntago ari ibintu by'uyu munsi. Kuba bisakuza uyu munsi hari izindi mpamvu. Impamvu bisakuza nuko ababirimo bafite impamvu zabo bwite, bashatse kubigira ikibazo kiremereye ngo nabo bahabwe uburenganzira bwo kubana bahuje ibitsina, kandi babisakuza hose aho bashaka, ndetse n'isi ya none bimenamo amafaranga kubera gahunda yindi iri inyuma idashaka kutubwira yo kurwanya umushinga w'Imana ibifite. Ubwo rero nta kidasanzwe kubutinganyi buboneka mu gihe cyacu, kuko na kera bwariho. Sodomi subungu bwa mbere ivutse. Yego. Ebyo ni ibya bini ngo ntagishya novi nihiri novi subusore. Nibyo rwose. Ntagishya kiwo munsi y'izuba. Igisha kiriho nuko ubarabyamamaza, bashyiramo amafaranga, bakabishakira izindi nyito, bagashakira uburyo babishyigikira, ariko mu by'ukuri ubutinganyi nk'uko icyo gihe na Loti yabyamagaye ati nyabuna mureke abakobwa banjye barahari. Ibi bintu rwose ni ubukozi bw'ibibi. Iyo umuntu yakwita ubukozi bw'ibibi, ni ishyano muri makeye, ni ishyano.
ni ishyano. ubu ngubu barashaka ko tubyita irindi zina tukabisiga akarangi ngo yawe umuntu niko aba yaravutse niko aba ameze ngo tugomba kwakira n'abandi bantu ngo ntituvangure ntitugire dute, ariko mu by'ukuri nta mugisha urimo. Nta mugisha urimo. Ibyo ntibivuze ko tugomba kwanga abantu, ariko ibi bikorwa ni ishyano rwose. Padi, none se ko papa yavuze ngo tujye tubaha umugisha nabo, ngo nabo ni abantu, ngo yenda iyo relation ntituyihe umugisha, wowe urabivugaho iki nyine nk'umuntu umusaseridoti umaze imyaka 25 umusaseridoti bitagombye kwitiranwa n'umuntu. Ubwo rero ni ukuvuga nk'abantu buri gihe bagomba kubonwa mu ishusho ry'Imana baremanywe. Umuntu wese aremwe mu ishusho ry'Imana agomba kubahwa. Niba agomba kubahwa rero agomba no kubahirizwa, bityo akaba yahabwa umugisha ntahabwa akato. Ariko igihe cyose abo bantu baje bashaka umugisha kubera umubano barimo, baba bashaka kuyobya uburari, nkaho bashaka kumvikanisha ko uwo mubano wabo ari ushaka guhabwa umugisha. Papa yabisobanuye ashingiye ku gaciro ka muntu waremwe mu ishusho ry'Imana. Ariko abepiskopi cyane cyane ab'Afrika, Kiliziya y'Afrika, Kiliziya y'Imana iri muri Afurika, bo bavuze bati ibi bintu byagora abakristo kumva ko umugisha twawuhaye abantu tutawuhaye isano bafitanye. None muduha amahoro ibi ngibi tubiretse. Na papa arabibemerera. Nanjye niko mbibona. Nta mpamvu yo gukora igikorwa gishobora gutera urujijo mu bantu. Ariko ko papa avuga ko umuntu adatakaza agaciro kuko yaremwe mu ishusho ry'Imana kubera ibikorwa bye, ibyo byo ndabyemera. Ni nk'uko n'abagororwa kandi wenda barisha abantu tujya kubasomera misa, cyangwa se abantu bari mu bibazo biteye ubwoba ukuntu tukabakira tukabitaho tukabasabira, nabo bagomba kwitabwaho. Ntago ari abantu bagomba kubicibwa nk'abantu, ariko umubano wabo wo nta mwanya ufite muri Kiliziya. Ntawo. Yego Padi, urakoze gushyiraho urumuri kuri icyo kibazo. Hari akantu nungutse, n'ubundi n'abandi bakoze ibindi byaha nubwo yabara umunyabyaha, ariko nk'umuntu nk'umwana w'Imana murakomeza mukamuha agaciro, nk'umugororwa umusomera misa, hari n'amasakaramentu mumuha, kandi yarakoze n'ibyaha. Yego. Nibyo Padi, ubwo tubihuje se icyo kibazo tugihuje n'ibindi byugarije isi ndetse na Kiliziya muri rusange, ariko n'isi, nk'urugero hari indwara z'ibyorezo zihari muri no minsi zitahozeho, n'icyo cy'ubutinganyi, hari n'intambara nyinshi cyane. Noneho ntabwo twavuga ko twaba tugeze mu minsi ya nyuma yindi iri mu gitabo cy'ibyahishuwe, kuko ibintu byinshi biri kubaho muri no minsi bisa n'ibyo bavuga mu gitabo cy'ibyahishuwe, bya bindi byo mu minsi ya nyuma. Ubwo ntabwo twaba tugeze mu minsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma burya ihoraho. Utabisobanukiwe nugira ngo izaza ikindi gihe. Ihoraho. Kuko burya iyo upfuye umunsi wa nyuma wawageze, nta wundi ukibaye. Iyo upfuye igihe cyawe kigeze ukagenda, umunsi wa nyuma wabaye. Kandi ibihe bikomeye byahozeho. Turavuga iby'iki gihe, turavuga intambara muri Ukraine no muri Kongo n'ahandi, ariko ntago bikuyeho ko intambara ya mbere y'isi yose yabayeho, intambara ya kabiri y'isi yose yabayeho, ko abatuzaniye inkuru nziza cyane cyane b'Iburaya bakuziye mu ntambara z'urudaca zitarangira, kugeza igihe bagereye ku bintu by'amahoro by'imibano. Ariko intambara zahozeho, ziriho, nta nubwo mfite icyizere ko zitazabaho. Nawe ngiye kwibesha. Ariko tugomba kuzirwanya, tukarwanya uburyo bwose bukurura intambara mu bantu, ariko ntitwavuga ngo uyu munsi bisa nuko bitabayeho kera, kuko buriya hari igihe tubona intambara tukayibona mu kuba yakwiriye hose, tukibagirwa ko n'intambara yishe umuntu umwe nayo yahekuye abantu, cyane cyane ko burya umuntu adashyirwa mu bwinshi. Bityo rero nta kimenyetso kidasanzwe kiriho kitabayeho. Nta mpamvu yo gukura abantu umutima ngo ibihe birageze. Nta n'impamvu yo kubaho utegereje ngo ibihe bya nyuma bizaza, kuko byanze bikunze byawe byo bizagera.
ushobora kuri mu modoka ikagusekura ibihe bya nyuma bikaba birageze, ushobora kubitwa n'inkuba bikaba birageze, ushobora kurwara ugapfa bikaba birageze, ushobora kuba uri kugenda uri mu kazi umutima ugahagarara bikaba birageze. Ibihe bya nyuma bihora bigera ku buryo kuba utegereje ngo bizagera ryari ngo nitegure ni ukubara nabi, ni ukubara nabi, ntawe umenya umunsi. Kandi iryo zina ririho mbere y'igihe cya Yezu, mu gihe cya Yezu, n'ubu n'igihe kizaza, ntawe umenya umunsi. Hashize igihe kitari gitoya abantu bashatse kwigaranzura Imana, bagira imyumvire yumva ko bashobora kwibohora Imana. Iyo imyumvire yibohora Imana, imyumvire mpezamana, imyumvire yimakaza ubwigenge bwo kwishyira ukizana, nyamara wakubaza aho wishyira naho wizana ukareba hejuru. Ibyo rero byatewe byaturuka hirya muri filozofiya, mu mateka ya filozofiya umuntu yabibona, byatewe n'abantu mu mitekerereze yabo bumvise ko ngo umuntu agomba gutekereza kandi akagagerwa n'ibitekerezo, ngo ku buryo ngo Imana ye ngo ari ubwenge, ari uburyo bwo gutekereza, niyo Mana nyakuri kuko gutekereje atera imbere. Ibyo rero nibyo dusanga mu kinyejana cya 18 cyane cyane, abaho bimakaje ubwenge bw'umuntu bwo gutekereza, bakumva ko ubwo ari bwo buzabakiza kurusha uko Imana yabakiza. Ibyo mu kinyejana cya 18 ibyo bita les philosophes de lumière. Abo barabivuga rwose kuko bageze naho muri cathédrale Notre Dame bavana umusaraba kuri altare bagashyiraho igishishimuzo cyaka, bati turakuramya bwenge niwe Mana yacu. Mu kinyejana cya 19 ho hadutse abantu bamamaje ubuhakanamana. Abo ni ba Karl Marx, abo ni ba Feuerbach, abo ni ba Engels na ba Friedrich Nietzsche. Abo ngabo rero bo ngo bashakaga ngo umwanya w'umuntu, babona ngo Imana ari ukuntu yafashe umwanya munini ibuza umuntu kuba umuntu. Iramubangamiye ngo positive atheism, ngo ni ubuhakanamana bushaka umwanya w'umuntu, ngo ntabwo kibagambira ari ukuburizamo Imana, ngo ni umwanya w'umuntu bashaka. Abo ngabo rero bakomeza kumvikanisha ko uyoboka Imana ari ubuyobe, buyumvikanisha ko Imana abantu bavuga nta kiri cyo k'umuntu agomba kugaruza iby'Imana yamwatse. Ndetse witwa Nietzsche we aratangaza kumugaragara ati Imana ntayiriho, yarapfuye, twarayishe, twarenaganuye. Ubwo rero iyo myumvire y'isi itagikeneye Imana, itari mu Imana, yagiye izamukana n'iterambere aho abantu bageze, ku buryo muri za 60 ariyo myumvire yari yarazamutse, ari imyumvire yo kwamamaza uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mu rwego rw'ubushobozi, atari mu rwego rw'agaciro gusa. Yari yarazamutse bigera naho bamwe banavuga ngo n'ubundi se abitwa ba Darwin ntibavuze ko turi muri evolution. Ubwo tukiri muri evolution rero, kuba umugabo cyangwa kuba umugabo ntaco bishatse kuvuga. Umuntu ntavuka ari umugabo cyangwa ari umugore, ni abantu babihimba, ashobora no kuzahinduka iki. Ubwo ni ba Simone de Beauvoir nyine babivuga, ya nshoreke ya Jean Paul Sartre. Ubwo naho banyuze muri iyo nzira, n'abandi banyabwenge abitwa ba Herbert Marcuse bashaka kuvuga ko noneho bati ibintu, ubwo bashingiye nyine kuri bya bintu byitwa Sigmund Freud, bavuga ko ibintu byo kudaha rugari ibyifuzo by'umubiri ni ukubangamira umuntu. Bati turashaka rero sosiyete, isi itabangamiye imibereho n'imikoreshereze y'igitsina. Bati turashaka isi ifite ubwisanzure mu by'imikoreshereze y'igitsina. Ibyo byose birasunika, biza guhurirana rero muri 68 mu kwezi kwa gatanu, ubwo urubyiruko rwo muri kaminuza rwakoze imyigaragambyo rwamagana igitsure. Ruti twamaganye igitsure, twamaganye umuntu udushaka kudushyiraho igitsure uwo ari we wese. Ari leta turayamaganye, ari kiliziya turayamaganye, Imana yo barayamaganye kuva kera, n'umuryango turawamaganye, umuryango nka famiye. Ubwo rero uko kwamagana barashaka kwimakaza iki? Turaja kwimakaza ubwigenge, umuntu wigenga akishyira akizana,
ariko kubera ko muri kwa gusobanura ko Imana itakiriho, icyo baje gusanga nyuma nuko basanze uko Imana uyivanye mu nzira n'ubwenge bwa muntu uva mu nzira, babikuye mu nzira. Ibwo ni ukuvuga metafizike bayikuye mu nzira, ihirimana nuko kwirukana Imana. Kuko iyo kumenya ikintu icyo ari cyo ubyibazaho cyane, bigeranye mukamenya n'Imana. Iyo ushaka amahoro nyine muri iyi si ya none, byose urasunika, ubwenge muvanye mu nzira n'Imana nyivanye mu nzira, nzasigarana ubwenge tekinike bwo kuba nka cyarobo. Ubwo rero iyo mitekerereze yo kwimakaza ubwigenge bwo kwishyira ukizana, udatekereza wishyira naho wizana, niyo yabyaye imitekerereze yo kwamamaza gukoresha ibitsina uko umuntu yishakiye. Atari ku bundi ni kukibashyiraho amabwiriza n'amategeko, kuko umuntu nk'uko umuntu agira ibimbwira akipfuna, kuko umuntu atagirira ari ngo ajyane n'umugore cyangwa umugabo bashaka. None icyo baracyamamaza. Icya kabiri bati none se ni kuki ubundi njye ngomba kuba umugabo, kuki ntaba umugore? Bati twihinduze n'ibitsina. Ese uri kuki ngomba kuryamana n'undi tutahuje igitsina, njye none yabana n'uwo duhuje igitsina? Ko ndi kubyumva nabyo reka tubikore. Bati se hagati aho ngaho biragenda bite? Nindyamana n'umugore ndi umugabo, birumvikana aratwita, biragenda bite? None reka dushyiraho amabwiriza yimakaza icyo bita safe sex, kugira imibonano itagira ikitwara. Kandi niba bibaye ko asamye, tukanyomozemo tugakuremo aribyo bise ngo guprintinga, bamwe ngo ni uguswapisha. Abakobwa b'iki nyine babonye amaterime bagakuramo inda. Ibyo byose rero bizamuka icyo gihe, byimakaje ubwigenge bwa muntu butagira rutangira, butagira naho bufatirije. Akaba ari bwo bwaje kwamamazwa, abanyamafaranga baba bariho n'abandi bakomeza gutekereza mu buryo bw'Imana baba bariho, bakagira imbaraga nyinshi ku buryo mu isi ya none usanga bwarahawe icyicaro. Ariyo mpamvu nubwo butinganyi bwabonye aho buvugiranye, bwabonye uruvugiro. Ariko sibwo bwabonye uruvugiro gusa, no guhindura ibitsina byabonye uruvugiro. Mu bihugu bimwe na bimwe ntabwo umubyeyi afite uburenganzira bwo kuvuga ngo nabyawe umuhungu cyangwa nabyawe umukobwa, kuko umwana azahitamo igitsina ashaka. Aho niho bageze. Ahandi umubyeyi ashobora no kuzagira nyuma yarabyaye n'abana, ati nari so shahu umizemo kuba umugore, ukabarwa nuko uramwita, niba aramwita papa, niba ari mapa, niba ari pama, ukavuga umwita. Ku buryo iyi siri mu murindagiro, mu kajamajamo, mu muhobagiro, kubera imitekerereze yo kwimakaza ubwigenge budafite aho bufatirije. Ibyo rero bikaba ibibazo byugarije isi. Bamwe bakaturindagiza no mu bindi, wenda n'ibyo wari wavuze by'indwara z'ibyorezo zigenda zitera, umuntu akagira ubwoba ko n'abantu ariko agatoki ka muntu kabirimo, nabyo birashoboka. Nkuko n'intambara irimo agatoki ka muntu. Ariko ikibazo gikomeye ni uko kwimura Imana, ahasigaye umuntu agashaka kwigenga nyamara adafite inkingi agenderaho. Ubwo rero nkuko nabivuze, mu bibangamiwe harimo nyine hari ubuhakanamana nyirizina, bibangamiye ukwemera, ariko cyane cyane umuryango. Kuko umuryango, urumva ko umuryango, iyo ubajije umuryango ni iki, mu bihugu byinshi gusobanura umuryango icyo ari cyo biramunanira. Atangira kuba ati ni umugore n'umugabo biyemeje kuzabana akaramata. Ati reka da, n'abari abagabo barabana. Atangira akavuga none ubu ni abantu babiri bemeje kuzabana akaramata, ugasanga birapfuye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bwa bwigenge butagira rutangira bwigishwa n'abana, birangira abana batakigira gihana. None kwa kwamamaza ibirebana no kwishimisha mu by'igitsina, mu by'umubiri, nabyo bikarangira ababyeyi batakiguma hamwe, nabo bajarajara, abana batagihanwa bajarajara, ugasanga gukuramo inda birirukanka, ibintu by'ingo zitamaze kabiri birirukanka, mbese ugasanga ibintu byose mu by'ukuri n'umuryango urasenyutse. Igisubizo rero ni ikihe? Tugarukira Imana. Nukugarukira Imana, kuko iyaremye isi, nubwo abantu bayirengagiza, iyaremye isi niyo yari ifite gahunda. Umuntu yagombye kubaho aharanira gahunda Imana yari ifite, yari imufiteho, niyo yari ifite kuri iyi si, yayimenya akayinjiramo. Niyo gahunda.
ubushobozi bwa muntu bugomba kwimura inzira y'urukundo. Urukundo nyarwo rero rusubiza ibintu ku Mana, rusubiza ibintu ku Mana, ukayigisha inama, ukayibaza, ukareka kwigira nyirandabizi. Bityo inzira rero yo kumenya iyo gahunda y'Imana ni ijambo ry'Imana. Abantu rero b'iki gihe abenshi amara kubona hari aho agejeje, atari ko abantu basenga bate kandi ati gusenga ni iby'abakene, nka bya nashize muri ya ndirimbo ngo naretse gusenga nibwira ngo ni iby'abatindi. Rwose gutaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Imana niyo nyirabyo, kandi uretse kwirata no kwiyamamaza, burya buri wese afite inyota y'ikimusumba. Afite inyota y'ikimusumba, nuko nyine kubera turi mu isi y'umwirato atabibona neza. Bityo uwayoboka ijambo ry'Imana akumva icyo rimusaba, yakongera kubona uburyo ibintu bisubiza mu buryo, agatuza. Ibyo yo kwihenura ku Mana, kuyivana mu nzira akabicikaho, kuko nta kindi bizana. Tuvuge nk'urugero nk'ubu abantu benshi abasore bihinduje igitsina bagahinduka abakobwa, no basigaye batsindira ibikombe mu marushanwa y'abagore. Abagore bati none ibi ni ibiki, bagatangira gutera hejuru, kandi ari bwa bwigenye nyine bashizeho, bagatera hejuru. Ibindi bahindura igitsina, akaba umugore cyangwa akaba umugabo. Pourcentage y'abantu bari deprime, bagiye muri depression iri hejuru cyane, kandi ntashobora gusubiza inyuma. Ku buryo rero muri rusange uwashaka garukira Imana, garukira ijambo ry'Imana, agatuza. N'abandi banyuzeho baragenda. Nawe niba ugezweho iki gihe, ugezweho ufite imbaraga, ufite agatuza, ni byiza. Ariko ejo uzagenda Imana isigare subira ku Mana, inzira z'ikigendwa, nk'uko Bikira Mariya ikibeho yabigarutseho. Muhinduke inzira z'ikigendwa. Yego Padi, ubwo turi muri uwo muronko, yego, nubwo uduhaye igisubizo cy'icyo kibazo cyugarije isi na Kiliziya muri rusange, ko ari ukugarukira Imana. Ibintu ngo numvise ko ibintu nsobanuriye amateka, donc bino bibazo byose bitwugarije bifite route, bifite racine mu bafilozofe bagiye babishyiraho. Nayo bafitemo uruhare, sibo gusa n'amateka ukuntu agenda y'ibirendura, ariko bafitemo uruhare runini. Nuko ngiyewe ariyo domaine yanjye nk'umufilozofe. Yego. Noneho ubwo hari ikintu cyateye ngo Nouvelle Ordre du Monde, ubwo nibyo byandi wari ngo bigezweho ubu ngubu, ngo abantu bashaka guhereza isi ngo indi ordre nshyashya. Yego. None n'ibintu bya Illuminati na Framason, wabidusobanurira ute kugira ngo bize guhita bihura na bimwe na bya bibazo, bibonera n'igisubizo muri rwa rukundo rw'Imana? Ibintu ngo bya Nouvelle Ordre du Monde na Framason na Illuminati, kuko batubwira ko nabo batinganyi bose ngo nibyo byose ngo ari Illuminati ngo ibyihishe inyuma. Icyo kintu cyitwa Illuminati ni igiki na Framason? Ibya Illuminati na Framason byaza ukwabyo. Ariko reka mvuge ko basore bakoze imyigaragambyo 68 mu bihugu by'iburengerazuba bw'isi. Abo basore nibo bafashije ONU kugena icyerekezo cy'isi, ubwo igikuta cy'i Berlin mu Budage cyari kimaze kugwa. Ni ukuvuga ko cya gipande cy'isi cyari cyogamiye ku Burusiya, cyari kimaze kubura imbaraga gitsinzwe. Ubwo rero ONU yagomba gushyiraho icyerekezo cy'isi nshya, New Global Order. Ari byo umuntu avuga nyine burana globalization nibwo ibishoboka, kuko mbere hari isi ebyiri, iyabo mu gice cy'Uburaya bw'iburengerazuba n'igice cy'Uburusiya n'ibindi bihugu. Hakaba na Thierry Monde, iyo yabaga iri kubyinabye no gushaka wayijugunyira twa miete kugira ngo yifashirizwe yibereho. Ariko nyuma rero yuko iyo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zitsinzwe, bikagaragazwa n'ikimenyetso cy'urukuta rw'i Berlin rwaguye mu 1989, ONU yafashe icyemezo cyo gufata mu biganza icyerekezo cy'isi nshya. Ikoresha basore bakuze, baba bakonsulita, berabora gahunda, bategura gahunda z'ingenzi ONU izagenderaho. Babandi wari watubwiye bivu bakoze imyigaragambyo bavuga ngo ntago ngo birabujijwe kubuza, niko bandika ku byapa ngo birabujijwe kubuza, kwimakaza ubwigenge butagira rutangira. Benshi muri abo rero bakoze muri izo gahunda za ONU babishyiramo. Nouvelle Ordre Mondiale rero inyura
inyuraho hose, ari muri ONU no mu bindi bigo bikomeye bimwe byitwa ko bifasha mu iterambere cyangwa ngo nubugira neza, binyura umwe nk'ubwo, ariko ari yabitekerereze nk'iyo ngiyo y'Iburaya yabaye iy'isi yose ubu ngubu. Mu isi yose araho bitinjira neza, ariko niyo mitekerezo mu by'ukuri yaho agaciro. Ubwo rero iyo bavuga ngo nouvelle ordre mondiale, niyo myumvire ishingiye ku bwigenge bwa muntu kandi yimura Imana. Niyo myumvire, niyo ngiyo. Ubwo rero ikimakaza ibishingiye kuri ubwo bwigenge butagira rutangira, nuko kubaho warimuye Imana mu buzima. Niyo ngiyo rero iri kugenda ikwiza ibyishoboye, ikaba ifite inyuma abanyamafaranga batagaragara inyuma, bashobora no kuvugira muri za leta cyangwa bakavugira mu bikorwa ibi n'ibi, bakinjirana abantu aba n'aba, ariko barahari. Ku byerekeye na Illuminati na Framason, byo ni ibya mbere gato, ariko nta n'uwamenya niba atari bo bari inyuma y'ibyo bintu byose, kuko mu by'ukuri aba Framason icyo bagamije nabo ngo ni ukwigenga, kubaho nta muntu ubavogera cyangwa ubavugiramo ngo abahe amabwiriza. Nicyo baba bashaka, ikintu cyo kumva ko ari free. Rero nabo ariko icyo bagamije cya mbere ni ukwipakurura autorite y'Imana na autorite ya Kiliziya. Abaframaso bavutse mbere mu bihugu by'Ubwongereza, ariko bashinga imizi cyane cyane mu Bufaransa, barakomera bagejya no hino. Illuminati bo bavukiye mu majyepfo y'Ubudage, babyawe n'umuntu wari umwari wo muri kaminuza y'Abakristu, ariko ngo akumva asuzuguwe kuko atari umupadiri, akumva asuzuguwe, afatanya na bamwe mu banyeshuri kugira ngo bagaragaze ko ibintu byo kuvugirwamo no kuvuga ko ntacyo bashoboye birarambiranye. Ubwo rero agiye mu by'abaframaso asanga bifite ukuntu biteye mu buryo buri komplike, kuko buryo buri komplike bifitemo inzego zitandukanye bitagaragara, ariko abirimo baba babizi. Abona biri kumugora, ahimba Illuminati. Ubwo rero nabo bakwira isi yose, ariko ikigamije ari ukwibohora bwa bubasha, ari ubwa Kiliziya, ari ubw'Imana. Icyo cyose akaba ari cyo bose bahuriyeho. Kuba rero babye inyuma y'iyi myumvire y'isi ya none ntabwo byatangaza, kuko bahuje gahunda. Ariko ntiwamenya aho babarizwa n'aho batabarizwa, ntiwamenya urimo n'utarimo, ushobora no kuba mwicaranye utabizi, ariko ikizwi ni uko muri uko kubaho basa n'abibohoye, bo bagira ukuntu baherezanya udupira, kugira ngo imitungo y'isi no kugira ijambo ku isi biborohere, bagira uko baherezanya udupira. Ubwo rero niyo mpamvu wenda na Sekibi yari isanzwe yihisha mu muheno, ubu isigaye nayiza ku meza, iki nanjye narahageze ndahari shaka. Birashoboka nayo zikicarana n'abantu cyane, kubera ko itagifite isoni. Abo ngabo barayitinyuye kuko bafite ijambo n'ifaranga. Yego. Padre, urakoze kuri ibyo bisobanuro duhaye no guhumuriza imitima ndetse no kuduha icyerekezo. Abantu benshi bino bibazo birabacanga, bakabura ukuntu mu mutwe wabo babiha sanse, bikenterifera n'ubukristo. Ariko gutya iyo udusobanuriye nyine biba ari byiza, bigiye bituma umuntu agira ordre mu buzima bwe no mu mutwe we. Rwose nk'uko nabivuze, ntabwo ibintu byose wabisobanukirwa. Nanjye ibyo nsobanuye ni utuvungunyukira, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ko hirya y'ibyo mihirigito yose isi ya none igenda itwereka, rwose iyi si ntabwo yiremye. Nanjye ubwanjye siniremye. Iyaremye isi, iyandemye ifite gahunda. Tugaruke muri gahunda y'Imana. Tugaruke muri gahunda y'Imana, kandi turisanga mu ijambo ry'Imana, naryo ritahindurwa igikoresho cy'amatakirangoyi cyangwa se cy'amacumu y'inda. Ijambo ry'Imana ridufashe kugana Imana, aho kudufasha kujya mu madini gusa, ahubwo ridufashe kugana Imana no kuyoboka Imana. Ibyo bizatuma rwose isi yongera gusubirana icyanga, n'ubuzima bugira icyanga, kandi kubaho biryohe, bigire n'agaciro. Yego. Padre, murakoze cyane. Urakoze. Yego.